Banguka wa gicucu akuko nkoze urumva ko ngiye naza gukora umuganda w'ukwezi umugorane n'umwana wagiye kuburara tangazo ariko ubu ko twavuze ko turi bwaza gukora umuganda w'ukwezi ubu ngubu muri henge aho gukora nahageze ubundi busindi kimarara ukwezi harya ariko ikimara no wambwiye ukwezi nari bimuze uwizuba tuzawukora kuri bona nawe utaha se bari hehera ko kereka bakarenza umuntu umva sha gira vuba urambona wowe ugashaka gusubira inyuma vayo ariko vaya hano kibona sha banguka wa gicucu akusisha uri muramuri ubu ngubu ninge namwe va hano ko shabute akushagitswe bazo nkoze wundi ndakujya kumagata gutije no kunkubita wundi murambaza iki habaye iki umunsi ni kwa kangahe kwa gatandatu itariki zingahe 24 harya ukwezi kuzarangira ryari n'ushatse kuvuga iki uyu munsi haraba iki si umuganda w'ukwezi se nabitangaje ariko inyuma wavuze ngo iki warugiye hehe bose gisuka nkubaze urumva ko ngiye naza gukora umuganda w'ukwezi umugorane n'umwana wagiye kuburara sawa reka nzamamagaye kwandikira gitanze umva se nyine buretse none se buri turakora he ubu saha ahantu urabona hakoze umva natse ndabundi hakora njye nyine hanyuma se ubungubu ibyatsi biba bikwiye guharurwa ahangaha wibuke ko iyi nzira ari itujyana kuri nayikondo yacu muragomba kuhakora amasuku iki bibinogo umuntu akabisiba ubu ngiye butera nze n'ibigaragura muri bino byondo sibyo ngo ndimo ndakora umuganda ariko ubundi urabona David naka njye kwivuruguta muri bino byondo abandi se ntago bari bwaza ngo batangaza bari he baraza nyine bavuye he ariko sha ubundi ngiye ndimo ndatongana nawe bazi ikintu cyo kugukorera ntacyo kanze wamagarira abayobozi bagiye gute bagiye kugufunga agwetse kuri n'ikigaryi utekereza ko wababwa ngo baze abantu ntware njye nageze kuri tere habo ujye bazitekereza kabiri we tekereza kabiri natse ubundi ndagukoresha intoki ko nta gikoresho mfite nabitangaje se utanyumva njye ntabwo nari mari nagiye gushaka ihawe umuganda w'ukwezi gushaka ihawe cyane rwose ndetse abana banyore buburare uri umuganda w'ukwezi babwirirwe se uri umuganda w'ukwezi mwana umuntu azaba nawukora mujye mureka mwe yego sha muzaba munawukora none muganda w'igihugu ndetse kubiza umuntu yawurya mu gihugu akaba umuganda w'ukwezi wowe ugashaka kuvuga ngo uzaba nawukora nzamukora nyine genzana nanjye nzarabona ngo ndavuga nawe ukavuga nozo gisa umva nyine nkubwiye n'ubundi weho suzi ko cyane n'ubundi mwamfashe ku irondo nkabaheza kandi mukagira none ngiye kanwe sex sibyo n'ubundi hano ntaye bari buguhereza uguhereza sex ubundi gira gute ubundi nigiye mu kazi magana 5 roya maryari ndaguheza nimva mu kazi okay aburi kagende uranyura he ndanyura hano ngiye kunyura nitenza ngaha bagitifu niho bari kandi bagiye kumanuka none hanga na gitifu yashose weho ugiye guca komeza gutya uraza kuzamuka ngira kunyura mu cyagihuru okay sawa ubwo ngubwo tubyihorera niba gufata ibyo birakureba umva nyine kagende umva ngari gira ngo hano gira ngo nahanyura utekereza gute ngiye kujya kunyuza mu bihuru nka hariya nk'ubwo inzoka indiriyemo reka shana aho nahanyura reka hariya twicare hariya dutegereza abandi baza dukora umuganda bakandi nakundi nyine urwishigishara rusoma ntacyo katwica ngaha nyine akumbwira neza ariko ko ndeba nicara wowe ukanga kwicara usije nicaye mu kibundi simba tegereje niba ari buze icara nyine akoze nicaye ngire nosura amagarara hejuru mu biti dutegereje se abantu nyine icara ahangaha tubategereza ariko ushaka byanze wategereje nanjye ngategereza kandi icara ruka kumbangamira ako gitse kamubwiza kubize nyine kumenyera nzajye mishura nindangiza njye kurwana namwe muza gukora umuganda nasoni kusundi Yesu bijye nyicereje ahangaha undi byo byakumara iki zase nisane kugwana hazuri bubone urumva ubuse abantu kuvuga ari buze bari he ko ntiri no kubabona tuba wambwawe nta kibazo mbyinira kuko ufite uburenganzira ngi urabona giye nasivuze wajye ugabanya iki ku mwana we mbwira wanyica zangaha iyo nijya kwipagasiriza
umuganda se kuzahujya mu mwana umuganda wari kuzabujya mu nyine ariko gakunda ngubye none ndawujya mu nje ibyo mu gihugu cyane bikangiruka none kandi twebwe se nabo dufite duhahe nje numva rwose njye nanarushye niba star tumaze twicaye hano cyina narambiwe rwose niba nk'umwanya tumaze nta n'umuntu wazi ariko ubwo wicaye ugategereza abantu ngenda ninanireje yewe ugeze ubona naha ubwo njyewe noneho n'aka kazi ntaza kugasezera aho da se rutangiye gusinzira kandi gusa ngenda komeza nicara hangiye nyine buno nk'ubu mwabayobozi ubundi babayobora njye bimaje kuncanga rwose cyangwa bigeze ndaza no kureka no kuzajya mitura n'uyu muganda none kandi ngo kujya kwihahira kaje gukora umuganda use bari umuganda w'ubutaha narawutangaje na mu gitondo mbyuka nkutangaza ntiwazamo abantu none n'uyu munsi twavuze 3:00 ngo wenda abantu bagende bakoreho gakeya baze ntibishika 2:00 baze 3:00 dutangire wenda 4:00 zishike umuntu ashoje hagiye hari no mu nama ariko babwira ibindi bizakurikira none ndebira n'ubungubu ntabwo baje njye ngibi nibyo nzahoramo 4:00 zirashitse kahungu mu kanya 5:00 zirageze zingerere kingiki turi kumwe nacyo cyasinziri ihorere nigendere bazaza ntabwo nzongera no kuza bagiye Yewe madamu n'umwana byo kuyafite byo